Bene data bakundwa inshuti za Yesu, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Muri kumwe n'umushumba Uwimana Pierre wo mu itorero Bethesda Holy Church, itorero rikuriwe n'umushumba mukuru Bishop Rugamba Albert. Imana imuha umugisha rero kuba yaduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'ubwoko bw'Imana. No umukozi w'Imana Imana ivugisha, ni umukozi w'Imana uganira nayo, nawe akatubwira icyo Imana idutekerezaho. Imana umugisha usendereye. Nagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana, ariko mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana mureke tubanze dusenge, twishyire imbere y'Uhoraho. Mwami data ushobora byose nyir'icyubahiro, muri aka kanya tugarutse imbere yawe, tuje imbere yawe kugira ngo tuganire nawe, tuje imbere yawe kugira ngo uduhe umugisha. Turakwinginze rero ngwino ubane natwe, iri jambo uriherekeshe imbaraga zawe, iri jambo data wa twese data ugira neza, riruhure abarushye, rikize abarwayi, kuko ijambo ryawe ni ijambo ry'imbaraga, kuko ijambo ryawe ni ijambo rikora imirimo, rigakora ibikorwa, ni ijambo rikomeye. Muri aka kanya rero abatwumva bose, abo turi kumwe bose, data ikiganza cyawe kimanukire kubatabara, ikiganza cyawe kimanukire kubagirira neza, maze nabo babone ineza yawe, icyubahiro kibi cyawe. Imbaraga zose zirwanya ijambo muri iki gitondo tuzikubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino rero utugirire neza kandi udushoboze, duciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, maze icyubahiro kibi cyawe. Urakoze data, ni mu izina rikomeye rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaho umugisha rero bene data, mureke dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 8 tugeze ku murongo wa 17. Umutwe w'iri jambo muri Bibiliya uko wanditse ugira uti: Imana yereka abagaragu, Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Dusome duhereye ku murongo wa 8. Muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati: ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati: wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanukana bagutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho, umuntu w'Imana yabagavuze amuburira. Nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababwira ati: mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati: oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugiye mu murere. Arababwira ati: nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati: ari i Dotani. Aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, baragenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati: biracitse databuja, tugire duti? Aramusubiza ati: witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati: Uwiteka, ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba,
abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Dusome n'undi murongo umwe mu gitabo cy'imigani ibice 16 umurongo wa 4 turasoma agaka ka mbere gusa. Ngo ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo. Amen. Bwoko bw'Imana rero, abari kure n'abari hafi mudukurikiye mutureba kandi mutwumva, ijambo Imana yampaye muri iki gitondo kugira ngo nganire namwe rifite umutwe ugira uti witinya Uwiteka akubereye maso. Witinya Uwiteka akubereye maso. Witinya Uwiteka akubereye maso. Aya magambo tumaze gusoma si ubwa mbere muyasomye cyangwa muyasomewe, n'amagambo musanzwe muzi, ariko buri jambo uko rije burya riba rifite impamvu yaryo. Muri aka kanya rero hari icyo Imana ishaka kukugezaho. Muri aka kanya Imana ikubwira ngo witinya kuko Uwiteka akubereye maso. Ibi dusomye biratwereka uko Abasiriya bari babanye n'Abisirayeli muri iki gihe. Abasiriya muri iki gihe bari bafite imbaraga, bafite n'ingabo ziruta iz'Abisirayeli. Abisirayeli nta ngabo bari bafite zarutaga iz'Abasiriya, nta ngabo bari bafite zari zikomeye nk'iz'Abasiriya. Bari mu gihe bari bafite imbaraga nkeya ugereranije n'abaturanyi babo b'Abasiriya. Mu bitabo bya teolojiya batubwira ko muri ibi bihe Abasiriya bayoborwaga n'umwami Benihadadi, noneho mu Bisirayeli bakayoborwa n'umwami Yoramu. Abasiriya rero bakomezaga kwigamba ku Bisirayeli, bumvaga barusha amaboko, bumvaga barusha ingabo, bakabatera igihe bashakiye, uko babyutse, uko biriwe. Umwami yakumva ashaka gutera Abisirayeli akohereza ingabo zikajya gutera. Ariko ibi bitero nk'uko teoloji bitubwira byabaga ari ibitero byakorwaga cyane cyane ku mipaka y'igihugu, aho ingabo z'Abasiriya zajyaga gutera muri Isirayeli, zajyaga kugaba ibirindiro aho umwami Benihadadi yabaga ashatse hose. Muri ibi bihe rero ngo noneho umwami Benihadadi yibwiraga ko akomeye, yibwiraga ko ameze neza, ariko Abisirayeli bo icyo bari bafite Imana yabo. Bari abantu badateshwa ku Mana yabo, bari abantu bazi ko Imana ifite imbaraga kandi koko yakomezaga kubarwanirira. Bakaba bafite n'akarusho ko kugira umuhanuzi Elisa. Umuhanuzi Elisa waganiraga n'Imana, umuhanuzi Elisa wumvaga iby'Imana ivuga, akaza akabwira umwami w'Abisirayeli akamubwira ati humura, dore aho bagabye igitero nahangaha, aho bashaka gucira ibico nahangaha, noneho nawe menya uko ufata ingamba zawe. Umwami w'Abisirayeli nawe agafata ingamba, akohereza abantu be, akabohereza akamenya uko bashyira ku murongo, agashaka strategy ze. Noneho Benihadadi agasanga yamutanze imbere, kandi ibyo ngibyo yibwiraga ko yabikoze ari mu ibanga, yibwira ko yabikoze ari kumwe n'abagaba b'ingabo ze, yibwira ko yabikoze ari wenyine hamwe n'ingabo ze. Icyo ngusabiye muri iki gitondo nawe nuko Imana igushoboza ukajya umenya icyo umwanzi atekereza, nuko Imana ibana nawe ikaguha umuhanuzi uzajya kubwira icyo Imana itekereza, ikaguha umuhanuzi igihe utabwiwe n'Imana, umuhanuzi akakubera maso. Igihe utabwiwe n'Imana, umuhanuzi akakubwira ikiri mu ndiba y'umutima w'Imana. Birashoboka ko nawe waba ufite kugabaho ibitero nk'uko Abasiriya bagabaga ibitero ku Bisirayeli. Birashoboka ko nawe waba ufite abanzi, ariko mu buryo bw'umwuka iyo tuvuze abanzi ntabwo tuvuga babandi mu bana, ntabwo tuvuga abavandimwe, ntabwo tuvuga abanzi mu buryo bw'umubiri bufatika, abaturanyi n'abandi. Mu buryo bw'umwuka akenshi umwanzi wawe ni ikigeragezo, akenshi umwanzi wawe ni indwara, akenshi umwanzi wawe ni inyatsi,
akenshi umwanzi wawe ni cya kindi gituma utagera ku cy'Imana yagushakagaho, ni cya kindi gituma utagera ku isezerano ry'Imana, ni cya kindi gituma utagenda mu nzira ngo ube umuntu nk'uko Imana igushaka. Emwe n'iki gihe turimo, igihe turimo cy'icyorezo, igihe turimo cya coronavirus, nacyo ubwacyo ni ikigeragezo, nacyo ubwacyo ni umwanzi. Dore uratekereza ukibaza uko abana bazasubira mu ishuri nyuma y'amezi 6 yose. Dore uratekereza ukibaza aho ubucuruzi bwawe uzongera guhera kugira ngo wongere uzamuke. Dore uratekereza ukibaza uko uzabigenza, ukibaza uko uzasubira ku kazi. Dore uratekereza ibibazo bikakubana byinshi kuruta ibisubizo wabona. Ariko nkuzaniye inkuru nziza, ngufitiye inkuru nziza, inkuru ivuga ko Uwiteka akubereye maso. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka akubereye maso, Uwiteka arakurebera. Uwiteka muhanga amaso murebe kuko hari icyo yaguteganirije. Muhanga amaso, niwe wenyine uzakurangiriza ibyo bibazo. Iyi Imana ihari rero ibintu byose biratungana. Iyi Imana ihari ibintu irabikora bikagenda neza. Umwami w'Abasiriya ubwo yarwanaga n'Abisirayeli yarapangaga buri munsi. Yamara gupanga akavuga ati aha niho tuzashyira ibirindiro byacu, agapanga akavuga ati aha niho tuzatera, aha niho tuzanyura. Ariko ntakamenye ko muri Isirayeli Elisa ahari. Ntakamenye ko Elisa afite imigabane ibiri yo kuvugana n'Imana, imigabane ibiri yo guhishurirwa n'Imana, imigabane ibiri y'ubuhanuzi kuko yarezwe n'Imana. Elisa akumva icyo Imana ivuga, Elisa akumva icyo Imana itekereza. Elisa Imana ikamuhishurira imigambi ya Benihadadi. Yamara kuyimuhishurira nawe akagenda akayishyikiriza umwami w'Abisirayeli. Umwami w'Isirayeli nawe agapanga uko abigenza, agapanga akavuga ati biragenda gutya, uyu munsi biragenda gutya, nanjye ibirindiro ndabifatanya. Mu bihe nk'ibi rero, mu bihe turimo, ni ngombwa kwisunga Imana, ni ngombwa kwegera Imana, ni ngombwa kuba hafi y'umukozi w'Imana. Kuko igihe usenze, kuko igihe ushatse kuvugana n'Imana, kuko igihe wegereye Imana, Imana irakwiyereka nayo ikakubwira ikigutekerezaho, ikakubwira uko ugomba kubyitwaramo. Ariko hari aho bigera bigasaba ko umukozi w'Imana kuvugira, hari aho bigera bigasaba ko umukozi w'Imana kwingingira, hari aho bigera bigasaba ko umukozi w'Imana avugana n'Imana akakubwira. Izo ngambe ebyiri ku mukristo muri bihe turimo ni ngombwa kuzigenderamo, ni ngombwa gucira bugufi Imana, ni ngombwa kwegera Imana, ni ngombwa kuyegera ukayishaka. Ntucibwe intege n'ibihe turimo, ntucibwe intege n'iyi minsi mibi ikomeye, ahubwo ukayishaka kugira ngo ikubwire ikigutekerezaho. Tugarutse rero ku aya magambo twavugaga, aya twari tumaze gusoma, tugaruka ku murongo wa 9. Ngo ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde guca ibunaka kuko ariho Abisirayeli bamanukana bagutera. Iyo yabaga ari imigambi yapanzwe na Benihadadi, iyo ishobora kuba ari imigambi yapanzwe n'umwanzi mu buzima bwawe, iyo ishobora kuba ari imigambi Satani agupangira, ariko inyuma yabyo, ariko icyo Imana igushakaho, Imana ifite umukozi wayo, Imana ifite umuhanuzi wayo igiye kohereza kugira ngo akubwire ati irinde, uramenye ikintu ugikore. Ngo nuko umwami w'Abisirayeli nawe akamenya iryo banga, akohereza umuntu nawe akavuga ati aha naha hari ikibazo. Ngo kandi ibyo ntibyabaye rimwe, ntibyabaye kabiri, ibyo byabaye ibihe bitandukanye, byabaye ibihe byinshi, byabaye inshuro nyinshi, kuko Imana yari ifite umugambi ku bwoko bwayo bw'Abisirayeli, kuko Imana yari ifite umugambi ku mwami w'Abisirayeli.
igakoresha umukozi wayo. Noneho umwami w'Abasiriya agera harambirwa biramuyobera, atangira kwibaza ati muri twebwe hashobora kuba harimo icyitso, hashobora kuba harimo umuntu ukorana n'umwami w'Abisirayeli. Ngo mbese ni umwami w'Abasiriya ubibaza, ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Nyamara yarazi ko ari kumwe n'ibyegera bye gusa, nyamara yarazi ko ari kumwe n'umugaba w'ingabo, yarazi ko ari kumwe n'abakuru b'abasirikare, yarazi ko ari kumwe n'abantu bakomeye. Ati ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli. We ntabwo yashoboraga kumva ko umwami w'Abisirayeli afite ibanga abitse, ntiyashoboraga kumva ko umwami w'Abisirayeli afite umuhanuzi. Isengesho ryanjye ngusengera nuko nawe mu gico cyabanze, mu gico cyazandwara, mu gico kibikomeye hazamo akaduruvayo, hazamo gusubiranamo, abanzi be basubiranemo mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, izo ndwara zisubiranemo mu izina rya Yesu Kristo, abakuvuga basubiranemo mu izina rya Yesu Kristo, abagucira ibico basubiranemo mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Umwami w'Abasiriya atangira kwibwira ko hari abamuvamo, atangira kwibwira ko hari abajya kumugambanira, atangira kwibwira ko hari uwagiranye ubucuti n'umwami wa Isirayeli, maze akagenda akamubwira ibyabaye. Ngo noneho umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya mwami, nta muntu ujya kubivuga, ahubwo hari umukozi w'Imana, ahubwo hari umugabo witwa Elisa, hari umugabo ukomeye, hari umugabo wumva, hari umugabo uzi iby'Imana ibiturebaho kandi twumvaho, hari umugabo ugenda akababwira. Uwo nguwo ni ukomeye, arababwira, aragenda akabwira umwami ibyo wavuze byose, ibyo wavugiye mu ibanga akabibwira umwami. Isengesho ryanjye muri iki gitondo no kubizavugirwa mu ibanga byose bikugambanira, binyuranije n'imigambi Imana igufiteho, ibyo bizahinduka ubusa. Uzajya ubimenya mu izina rya Yesu Kristo, uzajya umenya ibyo bakuvuga, uzajya umenya ibyo bakugambanira, uzajya umenya ibiturutse hirya no hino, umenya umugambi w'Imana kuri wowe. Imana ibagirire neza. Dukomeje rero ku murongo wa 13, umwami w'Abasiriya aravuga ati nimugende mureba uwo muntu ari, mureba umuntu w'Imana hari, tumugote, tumufate, tumugote. Nitumara kumugota turaduciye icyuho, nitumara kumugota, nitumara kumufata turadukuyeho tugambaniraga, turadukuyeho imbaraga zatuvugaga, turadukuyeho inzira yatumaga umwami w'Abisirayeli amenye uko ibintu bimeze. Nyamara ibi yabivugaga atazi ko wa mugabo w'Imana afite imbaraga zikomeye. Yabivugaga yibwira ko ari ibintu byoroshye, yabivugaga yibwira ko agiye kuburizamo uwo mugambi w'Imana. Iyi Imana igufiteho umugambi, iyi Imana ikubereye maso, ibyo abantu bapanga byose, ibyo abantu bakora byose, ibyo abantu batekereza byose, bashaka kuburizamo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ibyo bihinduka ubusa. Kandi bihinduka ubusa muri aka kanya, bihinduka ubusa, bye kugira imbaraga umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe. Nuko babwira umwami w'Abasiriya ati uwo mukozi w'Imana aba i Dotani. Umwami w'Abasiriya afata ingabo nyinshi, afata amagare y'intambara, afata intwaro z'intambara, arazohereza, yohereza abo bantu, yohereza icyo gitero gikomeye ngo bagende bagote i Dotani, bafate wa mukozi w'Imana, bafate Elisa. Nibamara kumugota ibindi bizaba bitunganye, ibindi bizaba birangiye. Ngo mu gitondo cya kare umugaragu wa Elisa arasohoka ajya hanze. Agiye hanze arebye asanga ibintu byacitse, arebye asanga bo zagose umusozi, arebye asanga ukuntu zanganaga, ukuntu zari zimeze, areba amafarashi bafite, areba intwaro bafite, areba ukuntu bangana, umubare wabo. Agaruka mu nzu yiruka ati databuja turashize. Amubwira afite ubwoba
amubwira yongorera ati databuja turashize baduteye ntabwo turi bubivemo turabigenza dute. Ariko umukozi w'Imana hari ibanga yarafitanye n'Imana, yarazi ko Imana imubereye maso, yarazi ko Imana ikomeye, yarazi ko Imana yavuganye nayo, hari isezerano yagiranye nayo. We yarebaga mu buryo bw'umwuka akabona ingabo zaje kumurwanirira ni nyinshi kurusha ingabo z'Abasiriya zabateye. Ntabwo yasenze irindi sengesho, nta kindi yabwiye Imana, kuko yarazi ko afite ubudahangarwa, kuko yarazi ko afite abamurinze, kuko yarazi ko ingabo zimurinze mu buryo bw'umwuka zikomeye cyane kurusha izo barebesha amaso mu buryo bw'umubiri. Muri ibi bihe no mu bihe bya kera, urugamba kugira ngo rutsindwe runeshe bibanza gukoreka mu buryo bw'umubiri, bibanza gukoreka mu bitekerezo by'Imana, bibanza gukoreka mu ijambo ry'Imana. Iyo wanesheje mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka niho banza gukoreka, noneho mu buryo bw'umubiri bikaza nyuma. Iyo wanesheje mu buryo bw'umwuka, iyo wanesheje mu ijambo ry'Imana, iyo wanesheje mu bumana, icyo gihe n'urugamba mu buryo busanzwe bufatika uba warutsinze. Elisa we yararebye asanga rwa rugamba yarutsinze, kuko yari afite ingabo zikomeye mu buryo bw'umwuka yari yanesheje. Ngo asenga isengesho rimwe, aravuga ati Mana, singusaba ibindi, ahubwo ndakwinginze ngwino uhumure amaso y'umugaragu wanjye, ngwino uhumure amaso y'umusore, arebe, namara kureba aramenya ko utubereye maso, namara kureba aramenya ko ukomeye, namara kureba aramenya ko ari wowe Mana yaduhamagaye. Nuko ngo Imana ikura icyo umukozi wayo yisabye, ihumura amaso ya wa musore. Ngo arebye asanga ingabo z'umuriro, arebye asanga ingabo zivuye mu ijuru zaje kurwanirira Elisa, zimugose ni nyinshi kuruta izo mwanzi. Uwiteka guhumura amaso, Uwiteka kugirire neza, aguhumura amaso urebe imigambi agufiteho, aguhumura amaso urebe icyaguteganirije, aguhumura amaso urebe ko manzi yatsinzwe. Ku rugamba morale ituma ingabo zitsinda. Ku rugamba iyo umuntu afite mu butsinzi muri we, gutsinda kwa mbere ni mu mutima, gutsinda kwa mbere ni muri wowe, gutsinda kwa mbere ni mu buryo bw'umwuka, gutsinda kwa mbere ni mu mbaraga zivuye ku Mana. Uwiteka abagirire neza. Nuko wa musore amaze kubona bwa butsinzi, amaze kubona aba bantu, amaze kubona za ngabo, yaratuje, umutima we uranezerwa, aravuga ati ya Mana turi kumwe, ati ya Mana irakomeye, aravuga ati ya Mana tugirira neza. Bituma atuza, bituma yumva ko nta gishyika agifite. Muri ibi bihe birashoboka ko ibibazo nawe ufite, birashoboka ko ibihe uri kunyuramo bikomeye cyane, kandi kuko nibyo biradukomereye twese, ariko ku buryo bw'umwihariko hari bikomereye kurusha abandi. Muri ibi bihe ujya wireba ukabona uri wenyine, ukareba hirya ukareba hino, ukabona nta kintu na gito wakwimarira, ukabona ntacyo wakora. Ndi kuguhumuriza, humura, Imana ikubereye maso, humura, Imana iri kumwe nawe, humura, humura. Ngo umukozi w'Imana mu mirongo ikurikiyeho tutashoboye gusoma, amaze kubona ko ingabo ziri kumwe n'abari nyinshi, amaze kubona ko Imana ihumuye amaso umugaragu we, akabona ko bafite ubutsinzi, yarongeye asenga irindi sengesho. Yarasenze isengesho risaba ngo umugaragu ahumuka amaso, ariko nasenga irindi sengesho ry'ikinyuranyo, ati Imana izi ngabo zaduteye zihumisha amaso, zihinduka impumyi.
isengesho ryanjye ngusengera muri iki gitondo nuko ibiguteye byose bihuma, nuko ibiguteye byose bicika imbaraga, nuko ibiguteye byose biyoberwa iyo biva n'iyo bijya, wowe ukaba umutsinzi, wowe ugakomera, Uwimana ikaguhumura amaso. Uwiteka tugirire neza. Noneho ngo Imana yumva rya sengesho. Za ngabo z'Abasiriya zari zigose Elisa, zari zigose umukozi w'Imana. Ngo Imana ziteramo ubuhumyi, zirahuma, ziyoberwa iyo zijya, zitangira gushakisha, biraziyobera. Ariko Elisa araza, arazibwira ati, mwangabo mwe, uwo mushaka nimunkurikire njye kumubereka. Dore mwanyuze inzira itariyo, nimuze mbereke inzira nyayo. Elisa ababwira ibi ngibi, ntabwo yari ababeshye ko agomba kubarandata, akabageza aho agomba kubageza. Noneho ngo baramukurikira, arabarandata, arabajyana, ajyana za ngabo zose azigeza mu murwa i Samariya. Azigejeje mu murwa, asenga indi sengesho ati, Imana noneho aba bantu bahumure amaso. Uwiteka ajya yemera ko ubuhumyi buza, Uwiteka ajya yemera ko ubuhumyi bugenda, Uwiteka ajya yemera. Uwiteka ahumura za ngabo z'Abasiriya, zirahumuka, zitangira kurangaguzwa, zireba hirya, zireba hino, zisanga ziri mu murwa rwagati, biraziyobera. Umwami w'Abisirayeli ahita abaza umukozi w'Imana, ahita abaza Elisa ati, ko mbibonye ntya mbamare mbicisha inkota mbarangize? Nuko umukozi w'Imana amubwira ati, hoya, abo bakagombye kwicisha inkota urabafite, bagombye kwicisha inkota baje wabafashe miri, nta mpamvu zo kubicisha inyota, zo kubicisha inkota. Ati ahubwo bazane, ubahe icyo kunywa, ubahe icyo kurya, ubafate neza. Ijambo ry'Imana ridusaba kutitura inabi wayitugiriye. Ijambo ry'Imana ridusaba kudakora nk'uko umwanzi yatugiriye. Ijambo ry'Imana ridusaba kugirira neza abanzi bacu. Biragoye ku mwana w'umuntu, biragoye ku muntu uri mu mubiri utari mu mwuka kugira ngo yumve ko uwamugiriye nabi agomba kumwitura neza. Ariko ubwoko bw'Imana, iyo ni inshingano twahawe, iyo ni indi nzira Imana idushakaho. Wa wundi wakugiriye nabi wimugirira nabi nawe, wa wundi wakugiriye nabi ahubwo wimugirire neza, ngo kuko bisa nko kumurundaho amakara yaka, mugirire neza. We kwitura iyo nabi wayikugiriye, ahubwo wimugirire neza, ahubwo usenge Imana igufasha wakugiriye nabi, wowe uzabona uburyo bwo kumugirira neza kandi uzabikore, Imana izagushoboza. Nuko Elisa abwira umwami w'Isirayeli ati, tubagaburire barye banywe bahage. Babaha ibyo kurya, babaha ibyo kunywa, barangije barababwira bati, mufate inzira mutahe. Babagiriye neza. Izo ngabo z'Abasiriya zumvaga baza kuzimarira ku icumu, zumvaga baza kuzica, zumvaga baza gushyira iherezo ku buzima bwazo, zumvaga ibyazo byarangiye, zumvaga nta kundi zabigenza, zumvaga byarangiye, ariko zitungurwa nuko zigiriwe neza, zitungurwa nuko Abisirayeli babituye neza batigeze babagirira, zitungurwa nuko babafashe neza, zitungurwa nuko baha ibyo kurya no kunywa, ngo zirataha. Zimaze kugenda, birumvikana ko zagiye kubwira umwami Benihadadi wari wazitumye, zimubwira uko byagenze. Nguhereye icyo gihe, ari wo murongo wa 23 urangiza aka gace k'amateka twari dusomye, ngo uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongeye gutera igihugu cy'Abisirayeli. Amen. Abasiriya bari barigize kagarara, Abasiriya barwanyaga Abisirayeli uko bukeye uko bwije,
ngo uhereye icyo gihe ntibongeye kubatera, uhereye icyo gihe ibintu byararangiye, uhereye icyo gihe ibintu byashyizweho iherezo. Ngo nta kintu Imana yaremye itageneye iherezo. Uhereye icyo gihe intambara iri hagati y'Abisirayeli n'Abasiriya yararangiye. Uhereye icyo gihe kubirataho, kubishongoraho byararangiye. Nagira ngo nkubwire ko ikintu cyose Imana yaremye hano mu isi yakigeneye n'iherezo. Mu minsi iri imbere tugiye kwinjira mu bihe byiza, tugiye kwinjira mu iherezo rya coronavirus muri iki gihugu cyacu, emwe no ku isi yose. Mu minsi iri imbere ibyakuvunaga bigiye gushyirwaho iherezo. Mu minsi iri imbere bya bindi byakugoraga bigiye gushyirwaho iherezo. Imana ibagirire neza. Ndagira ngo ngusengere, nawe umfashe uhagarare mu kwizera, nawe umfashe urebe bya bindi byakugoraga byakuvunaga, tubisengere tubishyireho iherezo. Kuko Imana itubereye maso, kuko Imana irahari, Imana niyo ikora byose, Imana ni igitangaza. Tuyihanga amaso, twe guhanga amaso ibibazo dufite, duhanga amaso Imana yonyine. Nguhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya ntiyongeye gutera igihugu cy'Abisirayeli. Uhereye uyu munsi, uhereye ubu nonaha, nta ndwara izongera kukugiraho akarande mu izina rya Yesu. Uhereye ubu nonaha, nta barozi n'abagizi ba nabi bazongera kugutinyisha mu izina rya Yesu. Uhereye ubu nonaha, ubukene ntibuzongera kurangwa mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Uhereye ubu nonaha, akira urubyaro n'ingobyi yo guheka. Uhereye ubu nonaha, akira urushako n'urugo rwiza. Uhereye ubu nonaha, Imana igufungurira amarembo Satani yafunze yose. Uhereye ubu nonaha, Uwiteka kugirire neza. Uhereye ubu nonaha, akira umugisha usendereye. Gira uti amen. Imana itugirire neza rero. Ijambo nari nahawe ryo kugira ngo dusangire muri iki gitondo ni iri ngiri. Nagira ngo nawe rero dufatanye. Ibi ntabwo Imana yabikorera umuntu ubonetse wese. Ibi ntabwo Imana yabikorera umuntu utayiri iruhande, utayiri bugufi. Abatwumva mwese, abadukurikira mwese, bari hirya no hino, bari mu bihugu bitandukanye, bari hano mu Rwanda, nagira ngo dushake uburyo natwe twakwinjira muri iyi faveri y'Imana, twakwinjira muri ukugirirwa neza n'Imana, twakwinjira muri ibi bihe byo kuganira n'Imana, byo kuburirwa n'Imana, byo kugira ngo natwe bya bindi byose bikirwe iherezo. Ndagusaba, niba utaramenya Yesu, utaramwakira, kugira ngo nawe ugire iyi faveri, dufatanye muri sengesho, wakire umwami Yesu nk'umukiza wawe n'umucunguzi wawe. Ahasigaye nawe agushoboze, ahasigaye nawe akubere maso, ahasigaye nawe akurwanirire. Niba rero utarakira agakiza, subiramo muri aya magambo, hanyuma wakira agakiza, ubone imbabazi z'Imana, ubone kugirirwa neza n'Imana, hanyuma nanjye ndi bugusengera nyuma turangiza. Subiramo muri isengesho. Mwami Yesu, nsinzwe n'urubanza, none muri aka kanya ndashaka kukwakira. Ngwino mu buzima bwanjye, umpindure, ungire uko ushaka, neke uko ushaka. Ngwino nkize, unkureho umutwaro w'ibyaha, ungirire neza. Fata intebe mu mutima wanjye, umbemo nanjye nkubemo. Guhera ubu ndakijijwe, sinkiri mu bya Satani. Satani, ubyumve neza, gahunda nagiranye nawe, naba narabishakaga cyangwa ntarabishakaga, nihinduye ubusa. Sinkiri kumwe nawe, yewe ndi kumwe n'Imana. Urakoze Mwami Yesu, kungiriye neza, umpaye agakiza,
sinzasubira inyuma. Kubwa Yesu Umukiza wacu, amen. Dusenga Imana. Mwami nyiricyubahiro, twongeye kugushima no kuvuga ineza yawe. Twongeye kugushima Nyagasani Data kubw'aba ngaba badukurikiye bakaba bakiriye agakiza, bashobozi baha imbaraga zawe, ubagirire neza Mwami, bakomeze kugushakana umwete nawe kandi ubiyereke, ubakure ku ngoyi y'umwanzi. Data wera waremera amateka mashya. Ndasengera kandi abadukurikiye bose, mubyeyi mwiza, mubyeyi w'amahoro, ngwino ukomeze ubane nabo, ngwino ubakure mu ngoyi y'umwanzi, ngwino ubakuraho umwanzi abashaka, ngwino bakure mu nzitane y'ibibazo, ngwino bagirire neza bose, ngwino bigaragarize, ngwino bayobore Data, kuko babereye maso. Ijisho ryawe rye guhumbya rigume ribagendeho, ribagirire neza, ubarwanirire bose. Utugirire neza rero, guhera uyu munsi duhindura amateka, guhera uyu munsi natwe twese utwigaragarize nk'Imana, icyubahiro kibi cyawe. Turasengera abarwayi Mwami Data bose bakiri ikiganza cyawe, tuzi kuri Imana ikiza, tuzi ko ushobora byose, tuzi kugira neza. Data, umuntu wese wakurikiye izi nyigisho, umuntu wese uri kutwumva urwaye, turamusengeye ngo akire. Nyagasani ikiganza cyawe kimubeho, amaraso yamukize Mwami Yesu Kristo, bigaragara ko ari Imana ibikoze, kuko Satani yatsinzwe kuva na kera. Urakoze rero Mwami, ugira neza, twongeye guha icyubahiro, ikuzo ryose ni iryawe. Mu izina rikomeye rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen. Mwami Yesu abagirire neza, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Shalom.